Yes, nongeye kuguha ikaze wowe udukunda nawe utadukunda, wowe ukurikira bino dukora uhawe ikaze. Niba uri mushya kora sabu, ujye ubona utundi tuntu twa top 5 tugenda tuza. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bigera muri 5 bigushora mu busambanyi, bishobora gutuma bituma usambana kandi utanabishakaga, ariko birimo biragushora mu busambanyi. Kumva urashaka gusambana, ukumva urashyushye, urimo ikintu cya mbere kikujyana kigushora mu bikorwa by'ubusambanyi ni ukureba zino filime z'ubusambanyi. N'ubundi niba wicara ukareba amapornography, menya ko nta kabuza nyine urabikora, kuko nibyo uri kureba, kandi umubiri ntago uri kuwukontorora, birikora, ni intekerezo. Uhita ushyuha, bituzi wisanga wagiye mu bikorwa by'ubusambanyi. Icyo ni cya mbere. Hagarika kureba filime z'urukozasoni niba udashaka kuba umusambanyi, niba udashaka kuba kangarukira aho ngaho. Ikintu cya kabiri kigusunikira mu bikorwa by'ubusambanyi ni ukunywa ibiyobyabwenge, kunywa inzoga n'ibindi bintu by'ibiyobyabwenge. Iyo umaze kunywa inzoga niho uhita usanga watangiye noneho gushaka no kuryamana, kuko inzoga deja uba watannye mu mutwe, ibitekerezo biba byahindutse, so bigusunikira mu busambanyi, kuko ntago ubikirezo. Kandi ujya kuzinywa wumva nta kibazo, ugiye kwinywera bisanzwe, ariko uko igenda yiyongera, ifata mu mutwe, ifata mu mavi, ifata na nose, birangira ushyushye, ugahita bigukuririra kujya mu busambanyi. Icyo ni icya kabiri. Ikintu cya gatatu kigusunikira mu busambanyi ni irari. Hari ukuntu noneho basigaye bavuga abagabo bose ngo bagira irari n'ibicyo, ntago bose bagira irari, ariko ikintu kindi kigukuririra ubusambanyi ni irari. Hari ukuntu uba wicaye gutya ugahita ubona nk'umuniga mwiza wa fresh, yambaye neza, w'ibogari n'iki, we mu mutwe wawe ugahita umukuramo imyenda, ugahita umukuramo ibintu byose, ugahita utekereza muryamanye. Icyo gihe nibiba gutyo, byanze bikunze birimo birakuganisha n'ubundi ku busambanyi, bizagukuririra kujya gushaka umuntu muri bubikore. Ugasanga wenda nk'umuniga wiyicariye nk'ahantu muratembera, cyangwa ugahita ubona nk'umubebe mwiza, yambaye neza, ateye neza, ugahita mutekereza mu mutwe wawe, ugahita utekereza yabivanyemo. Ubwo nta kindi utekereza muri kumwe. Ubwo biragukuririra gushaka uwo mubikora n'ubundi. Icyo kintu ukirinde niba udashaka kugwa mu irari ry'ubusambanyi. Turi kujyana. Ikintu cya kane kigusunikira mu busambanyi ni ukubura urukundo rwa nyarwo, nyine kubura umuntu mukundana, mwiyumvanamo. Kuko nta muntu ufite mukundana, usanga uri kugenda wumva ushaka nk'igikundiro, ukumva kugira ngo bagukunde ni uko muri bube mwaryamanye, ni uko nyine urimo urashaka igikundiro, urimo urashaka ngo urukundo rwa nyarwo. Ukuguma kurushaka, usunikira kurushaka, niko bigenda bigusunikira mu busambanyi n'ubundi. Kubura urukundo rwa nyarwo narwo ruri mu bintu bisunikira umuntu mu busambanyi. Ikindi kintu kiri gusunikira abantu mu busambanyi muri iyi minsi, ari nacyo cya gatanu, ari nacyo cya nyuma, ni zino social media. Social media kuntu zubatse, urajyaho ugasanga urajya kuri Instagram, ugahita umanuka gutangira guscrollinga, ukabona abantu bariho, post ziriho, ugasanga nubwo atari ubusambanyi bweruye, ariko byonyine birimo biraganisha aho hantu. Wowe uri kubireba mu mutwe wawe, nicyo cyita kizamo, uragumaho. Urajya kuri Instagram, ujye ku ma X, ujye ku ma Telegram, ujye ku ma Facebook na zino WhatsApp n'iki, ukumara umwanya munini kuri social media. Ntabwo ushobora guscrollinga iminota 2 utabona ikintu kigutera irari, kigusunikira mu busambanyi.
Biba byiza iyo umenye ibyo ukurikira kuri social media, ukamenya ngo ndafollowinga bano kugira ngo wirinde cya kintu kituma ukomeza gutekereza ku bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ari nabyo bita bigusunikira mu busambanyi. So ibi byose maje kukubwira kugira ngo wirinde ubusambanyi, byirinde ugerageze ubigendere kure, witware neza, ubusambanyi byatabirangira kati.